manzo wumve reka bazane ibitoro hari ikibazo njye nibaza reka mbaze mubwire aba influencer ay mitoma ntagyageje bro nanjye ndaza franking uje mpamagara ngo ndi nawe uri kumva uyu muntu uyu nguyu tumwihorere turebera abanyarwanda bari kutureba twereke ukuntu njye ni clever reka nitangirire ikiganiro numeze Tiffany tumeze neza ndabona ifoto tumeze gutyo tumeze gutyo njye pakira kunako niga muri nasari ntago ari cyerezo bibana na vuba kuri mwebwe ariko n'abandi babibona nase nitwe twenyine turi mu isi n'abandi ariko atari nawe byakora ntabwo uri umuntu bapisha tashi meze neza ariko doctor thank you very much I appreciate what you said wishimye byatsa uje kora iki sinabanje gutahaga Mana wino ubwiza wese bwikuba nk'inshuro 30 so anyway ni nziza umeze neza ariko tumeze neza nawe urabibona ko umugabo kuri kibazo kandi yego ndabona wenda ibintu ari fresh ariko bura umenya ko ibintu ari fresh yo ubwawe uganiye n'abantu ikindi biba birimo imbere man yani byo kabisa shema ndamukunda cyane n'abarankunda just wait for the wedding ryari turacyari kuri plan yabyo ntabwo mu mwaka wihaye genda kubarira hashize amezi 4 niba 8 aracyabura 8 amezi 8 yes mu mezi 8 umaze ko kumbwiramo abakobwa babiri babaye ubwo dore nguye ndabakubwira mu mezi 8 umaze kumbwiramo abakobwa babiri urabyemera undi wundi uwa mbere oya uwo mureke ndisi yakwigendera nyuma yawo hashize amezi 8 amezi 4 nyine ambwira ngo nyuma y'umwaka hagati y'amezi 4 amaze gukoreka abakobwa babiri amaze kumbwiramo babiri abahe beshyira twumva abo babiri rero nabaye nakubwiye umwe we ndamwemera dore ngo turi kumwe oya ahubwo n'ubwa mbere ubimbwiye ugenda uwa gatatu oya uwa kabiri uyu ni uwa kabiri undi ni wowe uwa mbere mu gitondo duhurira kuri Good Wish TV nakubwiye ambwiye ngo ugiye guhamagara Fani none iyo urambwira uti umwe Fani uzamuhamagara ubutaha we niko tuzakorana neza niko nta kibazo okay uwo ni uwundi uri bukadukora ikiganiro kuri Grid kuri Grid ngembiki nakubwiye gute ambwiye ko ngiye gura mwana mfite projet kurungura mu mwaka ufite sheri ari uyu tonda ariko ushaka kunca mu abantu basenye ngo ntabwo bajya babura abana ubiteho mwana ndi kuruse ashobora kuba yarahari cyangwa adahari ariko yagaragaje n'abanyana nese nshobora kuba nitwa sheri ariko undi witwa sheri nawe mugenzi wawe yaba bajya kwerekana uravuga cyane ndi kuvuga cyane akaba aribo bajyana kwerekana mu rugo bakamwereka ababyeyi ariko hari n'undi nabo witwa sheri n'ubundi uyu ntabwo aba ari sheri ese ubundi mwarabanje muri ibwirana ntabwo byakunda mwarabanje muri nari ndi kubabaza ngo ese mwaribwiranye mwe bwanyu twaba turi kumwe tutaribwiranye Dr. urumva wowe wakundanaga na nyakwigendera urakoze cyane disi ufite n'agahinda sibyo ufite n'agahinda gakomeye byatari ariko uwaje kumara agahinda dore ngo uri kumureba imbere yawe noneho ako gahinda uyu nawe tugiye tubanza dusubira inyuma ngo ugiye gusimbuka agere kure arabanza agasubira inyuma ni ukuvuga ngo uyu nguyu nawe urabizi ko yajya agakora utuvidiyo ntabwo nyine ibiganiro by'ibishegu ariko ntukajya uvuga ibyo bintu oya nibyo yabikoze byarize
ndakubeshyera nyine yabikoze rya mwana mama ndakubeshyera uramubeshye nakoze ibishego byarakunze yigeze abikora rya ibishego wakoze ikarekare nakoze ibishego iki kiganiro nyemera ko wakoraga ibishego ntacyo kamera uze ni icyacu nta n'ubundi ari icyawe uze guka tugashyiremo Nkuremo uretse uze guka tugashyiremo muri cya kiganiro nabisobanuriye waravuze ngo nakoraga ibishego Yego. barandafunga ariko nabisobanuriye impamvu babifunze. yego narayimenye ariko mbere yaho uvuga ko wakoraga ibiganiro by'ibishego nakubwiye ngo umva nanabisubireho ikintu wambwiye wambwiye ngo nakoraga ibishego wimbeshyera nakubwira ngo akenshi nicaranaga n'abantu bavuga ibishego nanjye nkaba nakwikiriza ndavuga ko nakoze ibishego icya kabiri ndavuga ngo twatangaga imiti ivura izi ndwara izi n'izi nubwo ibyo ni ibishego kuvura n'ibishego oya si ibishego none se uranshinza ngo ibishego ushingiye hari aho imbere wavuze ngo narabikoraga ariko sinigeze nkora video zibyigisha no uze ku kiganiro navuze ujye ngo kumva uze iyo kumva uzamuye ikiganiro cy'igishego yego nanjye nkaba navuga ko iyo topic uvuze Yego. ubwo nkoze igishego oya uze igishego none se uramburanye ni mu bintu byose bajya muri kiriya kiganiro babirebe iyo uzamuye ikiganiro cy'igishego nawe nkabivugamo nkanikiriza of course wenda nanjye ubwo mbaye umufatanyacyaha ariko sinigeze muri igishego no mu byo badufunze batuziza umuntu runaka bamubuze burundu babona natwe n'ubundi twakoraga inoza ibiganiro harimo wenda amagambo atari meza ntabwo igishego mani nabagikora ntabwo arakivuga abavuga ati nabyo reka tubibahanire mu gihe tubuze umuntu nyirizina twashakaga urajya kunshinza igishego ni ukuvuga ngo wafunzwe urengana nararenganaga kuko uwo bashaka si yari njye ariko nyuma baje kuduharira ibindi bintu bitandukanye na bya bindi ibyo badufatiye baguhanira n'ibyo bishego ntabwo kirari igishego Yari kuko iyo bajya mu bishego wahaniwe iki reka amatwi unyumve iyo bajya mu bishego abantu bavuga ibishego kuri social media bose bari kubamarira muri gereza ariko hari nuko amacana bavuze menshi ati umwayo macano arenga 10 bahamye icano ebyiri kuki bahamye ebyiri zonyine turusha ibishego abandi bose oya urabona jack kuri telefone kuri televiziyo yanjye nta na rimwe yari yazaho ubuse ko batwaye cano yanjye mu zagize murusha kuvuga ibishego cyangwa ko batatwaye cano abivugiraho oya badufunga yego ko batafashe bamwe mu bantu bakora cano nubwo wari uri kunsobanurira ndakubwira ngo njyewe Dr M tuganira ambwiye ko pe yarabinyemereye uri imfura cyane kazakora ubukwe nyuma y'umwaka rwose yarabinyemereye pe 100%, ariko ntigeze ambwira ngo ni fani ibyo ari kumbwira buri kanya ngo ni fani ubu niwe rero ubu niwe sushize amakenga se ako mwigira imbere mbabone neza na kamera zibabone neza siri gutubona kamera ntabwo iri kutubona tuba dukeneye no kubona njye numva nshaka mbegere tuganire rego umuntu ukubeshya mureba mu maso kamera umuntu nicyo ukubeshya ugomba kwegera oya Clever uzigera umwegera nahita ngukubita urushyi kwitonze shamba aramenye Sofani arumva akanya ndashaka tuganire ku rukundo rwanyu ariko ikintu nzi ntabwo ushaka kwigisha umuntu kurasa utabizi ntushaka kwigisha umuntu gukora akabariro utabizi bivuzeho ntushobora kwigisha umuntu gukina umupira utazi kuwufunga yego ndakugeraho mu kanya ntuze gusubiriza umugore wawe ndabona undeba nk'umuntu ugiye gusubiza ni ukuvuga ngo ibintu wigisha byose wabiciyemo wigisha ibiki umuntu ufite ibibazo wavuze ko nyine ubivura ndetse no kubyishyira cyangwa no kuvura no kwigisha byose n'ibintu ufite ikihe kibazo ndacyemera mubwiye ko tuvura ntabwo twigisha kuvura no kwigisha biratandukanye hano ntabwo ari kwishuri wakwigisha kuvuga utabizi wakwigisha kuvuga utabizi mbese turi kwigisha hano nyine buretse mubwire uburyo bijyanye Ntabwo turi kwigisha. wakwigisha kuvuga utabizi se ntabwo se ufite ikihe kibazo nyine aha katwemere ko gihari baraza kutubwira muri comment wakwigisha kuvuga utabizi mbese ninde uri kwigisha hano nyine ni urugero nguhaye no wiza n'ibyo ngibyo by'urugero hano ninde uri kwigisha ntabwo ushaka navuze ko mvura ntabwo navuze ko nigisha icyo cyo ni ikintu ubanza ubumenyi navuze abantu bafite ibibazo ibi n'ibi turabikemura
abantu barwaye indwara izi n'izi turazikemura. Nigeze nkubwira ngo abantu batazi gukora ibi n'ibi bazaze tubigishe. biba ngombwa ko kagukenera mu buryo bwo kwivura cyangwa bwo kuvura. Anyenera gute? For example, urugero ugeze kumbwira ngo uvura abantu bafite ibibazo byo gucikiriza, siko harya siko bivuga. Yego, umuntu avuga ati njye naragerageje mu buzima nkeneye Fanny, niwe nshaka. Uko ntabwo yaba ari indwara, ahubwo yaba ari irari afite muri we. Kandi uri kuvura. Twese tuvura irari cyangwa tuvura indwara. Iryo ni irari afite, ntabwo yaba ari indwara. Ako kuki udatandukanye nawe ubwawe utekereza mu oya utegereza uratondekana irari, ntabwo ari irari. Niki? Ntabwo ari irari. Niki? Urumva hari igihe aba ari wowe uri bumuvura icyo kintu uko ari we dogita. Njyewe indwara mvura ku bananiwe gukora inshingano zabo nkahereza imiti ibavura bakazikora neza. Aramutse aje akavuga ngo ni Fanny, ntabwo yaba ari indwara iyo ngiyo, yaba ari irara mfitiye akeneye. Njyewe ntabwo yaba akeneye imiti. Uri kunyumva? Ntabwo ngenda umuti rero, ahubwo ntanga imiti. Icyo kibazo kimenye hatazajya n'umuntu utinyuka akavuga ngo yaje kwivuza ngo reka nsuzume. Nakubwira ngo ndakuvura, ubundi aho usanzwe ubikorera ukabona biranga usubire bikorera bidakunda. Yego, ntabwo ari ngiye bipimira ariko ndabavura. uwo Dr. M rero nawe sheri wawe ntabwo ari kubaca intege, ngende kubona icyiza nuko ndi kubavuga turi kumwe no kuganira. Uwo Dr. M afite igikomere, uwo mukundana afite igikomere kandi ndi muganga. ndakubeshye Dr. igikomere cyararangiye bro. Yes, amezi angahe gishaka icyo gihari kidahari ndi muganga. Urumva? Ndi muganga. ntabwo uri muganga, Ntabwo ndi mwarimu. Birashoboka ko naba kuko biterwa muganga wo mu mutwe n'umuganga w'umubiri biratandukanye. Uzi mvura iki n'icyo ari icyo umuntu yiga uri wagira muri biro yanjye, kuvura utubuzi. uri wagira muri biro yanjye, uri wabugera aho ncururiza cyangwa n'ibyo nkora naho mvurira. Ntabwo nigeze numva uvuga ariko kuvura mu mutwe. Ibyo mvuga se, ibyo ntavuga se uzi ko ntabikora byo. Ubwo ntubikora nyine. Ego kuri n'uguhari. Ujye kuvuga ngo fanta ngo gusa uzi icyayi se ko ntakivuze icyo nuko mba ntakivuze. Nuko kiba kitari favorite. Yego, nuvuga ngo iki kintu uvuze nyine kiba kiri favorite yawe. Yego, ndi dogiteri. Ntabwo ndi mwarimu. Nigeze kuganira, ntabwo ndi kuguca intege, mbagira ngo tubiganireho neza. Dr. nawe ndaje ngarukeho. Nigeze kuganira na Yakamwana ari kumwe na Nyagahene. Nyagahene avuga ngo ndi general, undi avuga ngo ayo mapeti makuru mu kabari k'inzagwa, ayo mapeti mu mucano, ndi captain, ndi general, ibintu nk'ibyo. None bivuze ngo uri docteur, uri umwe specialist mu biki? Ndakeka indwara navuze ko mvura. Uri umwe expert, ufite degree, ufite certificate yabyo. Certificate rero ntabwo ariko ni ubuganga. Yego, ariko mvura indwara urumva zitandukanye. Tujye dutandukanya degree. Mvura indwara za kinyarwanda, ntabwo mvura indwara za yego. Yegereze mikoro umburanye neza. Kandi yewe mvuga cyane bakanyumva ahantu hose. Nakumvaga neza ko nabibonaga acira agasiri ko atari kukumva. Yego, rero ngende muganga, ntabwo ndi mwarimu. Itandukanye mwarimu na muganga. Ntariba ariko icyo nzi cyo yamvura ngakira. Uwo nguwo aba ari dogiteri kuri njyewe. Rega dogiteri biterwa. Ntabwo biterwa. Ndi muganga w'uyu nguyu wo mu mutwe we kuko yarakize kubera igikomere yari afite naragikije. Nta kibazo, nta kibazo. Kumera nk'aba bishop. Ubu weho ndamutse nkwatse ikarita, oya si umunyamakuru, ndamutse nkwatse ikarita y'ubunyamakuru wayinyereka. Nayikwereka. Apana izo ngizo mukoresha. Ndavuze mukoresha ko nawe ndabizi neza ko muzikoresha. Ntabwo arizo dukoresha. Ntabwo arizo nayikwereka. Njye nayikwereka. Yizane. Tuyishyira kuri kamera umuntu wese uyizi neza. Wowe ntabwo nshaka kwishyira kuri kamera. Nimba ari ukuri se, nimba ari ukuri yizane tuyishyireho. Nanjye iyo ndayifite. Aho nayikuye ndahazi. Yego. Rero kwiba wirushye. Iyo ngiyo ntabwo ari RMC, ari MC. Ukuri kujya ahagaragara. Uretse. Ukuri kujya ahagaragara. Basa nkubwire. Akarita z'ubunyamakuru ndazizi neza. Yego. Nta nahari uriye. Nyamara niyo. Nanjye ndayifite iyo ngiyo rero gufite. Kandi ntabwo nabyigiye. Tandukanye ibintu. Tandukanye YouTube na YouTube yemewe sha. Iriya ntabwo yemewe. Ariko bose bitwa iki? Abanyamakuru.
yego niyo ari kuvuga aravuga ngo muri kuvugana n'umunyamakuru uyu n'uyu abanyamakuru ba YouTube ari abanyamakuru ariko ni iki kuki biyitirira gutyo kuki batabivuga gutyo bakavuga ko ari abanyamakuru sinzi aho ujya ubabaza icyo kibazo ubu wowe uri iki njyewe ndi umu-influencer ubu none aho ngaho uri umu-influencer uri kuri influence ukora ibiki uri kuri ndi umu-influencer wa oya YouTube uretse what are you influencing ibiki? right now tubwira icyo uri kuri influencing kano kanya uri aha uri journalist uri umunyamakuru wa YouTube I'm an influencer in YouTube no ariko byose ni izina ki tell me the meaning of influencer is someone who can entertain like teaching someone for which topic no that's not true eh influencer is someone who can make people to making like or love something you want them to love. Like influencer n'umuntu it's a kind of umuntu ushaka gupostinga wenda B1 Gene akagaragaza ko B1 Gene irenze aba ari ku influencing iyo B1 Gene mu bantu. So it's a category or kind of entertainment. Nukuvuga ngo iyo B1 ashaka kuyipostinga igashimisha umuntu runaka. Ibyo sinzi niba uri kubyumva no kwintertaina. Umu-influencer ni umuntu w'entertaina niko mbiye mbizi ariko sibye ko hari n'ubundi buryo bigira bitandukanye yego hari n'ubundi buryo bigira bitandukanye sibyo yego nuko bimeze gutyo rero ibyo twaganiraga sibyo nari ibyo vangiye ndi umu-influencer ntabwo ndi umunyamakuru sibyo ahubwo ikintu nshaka kuvuga ni kimwe aricyo gikurikira uwo mwaka utari washira Yes ariko turacyari mu rukundo ndacyari kumwigaho yego yes that's how it is ni ukwiga ariko ntabwo umwe yakundana wewe kari proud yo turakundana ashaka ushaka tubereka iki kugira ngo wemere ko uri tukundana kwiga ushaka tubereka iki turabishyira hanze ngo dusome itegeko ryawe se kugira ngo dusome ntabwo ari itegeko tuzabikora tubishaka ntabwo ari itegeko ariko kugira ngo nyine hari utuntu twinshi tugomba twerekana kubikora tubishaka ese ni kubera iki abanyamakuru mukunda kwinjirira abantu umusoma ngende kwinjira none se ibyo ngibyo biguteye aya matsiko ye nimusoma hari utuntu twerekana biraba byongeye iki kuri wowe hari utuntu twerekana reka nsome hano kwita mu basi birangira ntarebe nta kibazo urawishimye nabyo ni ibimenyetso uratufata thumbnail pe oya nta thumbnail ahubwo ndenda mbona ngo twa bintu nubwo biri clothing bigeze kuri 20 ariko se bro umuseka bari oya nibyo nabikore cyangwa bikore bigere kuri 20 uri munara bigere kuri 20 ni ugwaye inspiration zo kuba wasoma mubwiraze noza agira bigere kuri 20 urukumva zana nyegwerera umukobwa kwitabiriye umuntu ureke wirirwa kuvuga ngo uriya mukobwa ndebe nuvuga ngo urukundo rwanye kugeza kanya ni prank niko ndi kubibona ariko manzo wumve reka bazane ibitobo hari ikibazo ngiye nibaza reka mbaze mubwire aba influencer ay mitoma ntagihagije bro nanjye ndazi pranking ujye umpamagara ngo ndi nawe uri kumva uyu muntu uyu nguyu tumwihorere twirebera abanyarwanda bari kutureba twebwe ntabwo tuzaza gukora ikintu runaka kuko wowe waduhatirije umunsi twe tuzabishaka tuzashyira ibyo mukeneye kubona hanze ariko niko twabishatse ntabwo ngenda akora ikintu ngo kubera wowe kivuze uko niko kuri noneho kubera izo mpamvu nta n'icyo nkoze kubera izo mpamvu wowe kubera impamvu yawe ntacyo nkoze kubera izo mpamvu ibi turi gukora ni prank uvuga uko ushaka kuko nahoze numva uvuga ngo na Jack ngo ni prank oya njye nabivugiye ibyo wabivuze kare turi inyuma ya kamera wereke chat ngenda byemera wamaze wayoze bivuga rero kuza guprankinga aho ngaho twe ntabwo tubizi dukora ibintu byanyabyo ibintu biri clear kandi n'umutima yacu ntabwo urimo ku buryo wajya kunshiza ikintu okay rero ntabwo ntegeka icyo gukora kuba nicaye imbere yawe uri kumbaza ibibazo ntabwo ntegeka icyo gukora kubana we na Dr. Yemo muri gucreating urukundo rudahari ibyo urabivuga iki rudahari ni hehe rudahari si rudahari abantu musiye mwarazanye umunwa kuba Dr. Yemo ari kukubwira ngo niba koko tubimwereke bikazi kuvuze ntabwo tubyereka wowe tugiye kubyereka abanyarwanda reka tubirebe urukundo rwari ntabwo rwishira njye nta n'ibyo nkora ukuri twakubonye
uyu mujamani uri kuguhatiriza ntabwo ndi guhatiriza mama ntabwo anyibutse ibyo nkora ntabwo anyibutse inshingano zanjye wowe unyibutse inshingano zanjye uzajya uyubakira se uzanyibutsa no kuko naryamana n'umugabo wanjye cyangwa tugakora ibiki murakundana none se uri nashaka kubona kureba tubaza ibindi ibyo ngibyo byihoreye kuko ntabwo dutegeka ibyo gukora reka topic uyu munsi nabafashe mugiye gukundana uvuga ngo mugiye tugiye ko mukundana no ibyo kwereka se ubusizi ibi bintu uzi igihe bimaze mbere yo guhubuka uvuga icyumweru kimwe urabizi neza cyangwa bibiri cyangwa kubona tubiberetse ku itangazamakuru ubwo urumva ari ubwo twatangiye gukunda uyu munsi yembe baraka ari we wa mbere ko nibwo bwa mbere muje wacu ibindi yari prank ni ukuvuga ngo uyu munsi mwe mumbwira ni prank ese ni true story ni true story okay true story hari ibintu bijyana nayo ndacyemera reka mbaze mugende gukubitiza kuko ndacyemera yego ibyo ntabwo ari ikibazo yego ariko reka mbaze mubwize ukuri ntabwo ari uko wabaza oya reka nkwereke ntabwo ari uko wabaza abantu bakundana mbaze nawe bikubwire ngerega akanya ntabwo niba uri kubyiga rero mbwira ko umwigisha ukuntu babaza nagakanya ndi hano guhamya ko mukundana urabizi ko wowe ubimenye rero kuko nitwe tubikwibwira comment zirenga 30 comment natwe biri different utazajya kumva umuntu avuga ngo runaka ngo yisha umuntu runaka yasambanye runaka yagize ute abantu bamuvuga nk'igihumbi ariko utibarije nyir'ubwite ntugahagarare ku icyo kintu njye ndi nyir'ubwite n'uyu ngo arahari kuki udashobora gutwumva ngo ujya kumva izo komanteri aba arizo ugiye no kubaza uburyo ndi kubukubazamo nawe wagakwiye kubikomeza jya kubaza komanteri kuko numva arizo washingiyeho hari akantu kamwe uri bukore amenya ko abantu wari urukundo ni ngombwa se mbikore kubera itegeko ryawe nzabikora uko mbishaka birakugoye kugutamo ibiki bise bingoye birakugoye ntabwo nkoraho ngendeye ku itegeko ryawe nkora ngendeye ku marangamutima yanjye nimba ishaka ndabikora kandi ntuzi ibyo twakoze mbere yo kuza aha ngaha wipfa guhubuka kuvuga rero kandi n'ibindi tuzabibereka ni ukuri twinjira mu buzima n'ibindi ntabwo birangiriye aha ejo n'ejo bundi turacyafite urugendo rurerure kandi tuzajya tugenda tuza ku itangazamakuru ahantu hagiye hatandukanye n'ibindi muzajya mubibona ntabwo ari ngombwa ngo njye kwiregura kuri wowe ubundi mwiregura uri mabukwe uri databukwe uri mushiki wa urinde turacyari kumwe dore rero ukuntu wicanga kugira ngo famiye nyeremere nuko ndaza kukubwira ngo ndi gusoma Dr. M ariko ni ikiganiro uburyo muri kwicanga uburyo icya mbere Dr. M arashaka ko ibyo bintu mubigaragaza ibyo ntabwo ari ikibazo ntanabikora agatsimbara ariko ari wowe bitekereje atari wowe umwe ntari mu rukundo atari wowe bizanye njye nabikora Dr. M abimbwiye bivuyemo weho utazemo manzi bivemo utugambo twawe ndi kumva bavuyemo twacumuje numva nagukubita ubungubu ni uko nyine ndi imbere y'umugabo fana jye bivuyemo domwe Dr. M nona tuza ese kuri kumuvugira numvisha bisa kuri kumuvugira mu byo yavuze naza dukomeze ikiganiro naza kubitekerezaho neza araza kubinsaba atari yeho ubimubwiye umuntu wawe niwe ndi kwanga tubaza ibindi bitari uko nemeze yego tumwibarira reka tuyambirane byonyine biraba bihagije si biba bihagije ubuzaga kisi kunsoma ni byari bigusabye byari bigusabye ibyo tuzabikora kwa Gerard Mbabazi ndabyo ndabikora tuzabikora kwa Gerard Mbabazi dukora ikintu abantu dushaka mutunge mikoro umunyarwanda ati tuzabikora kwa Gerard Mbabazi ubuze umubyizi mukwe ako se ubuze umubyizi mukwe ahubwo ufite ikibazo uri single ufite umugore ufite umukunzi uri mariye umugore wawe yaragowe akora ibintu kubera intego ntabwo abikora kubera bishaka wowe nakaba atagize sheri muga kisi tubimwereke no okay gira gutya zirambira ibyo ndabyemera none ko ngembi musabiye ku cyane we nagara bidusabye mana arabivuze ndongera we nagwa bidusaba mana urabyemera kandi ibindi yavuze ngo njya ngavuga wabyanga we nagwa bidusaba tubyemere twabikora none se urinde ujajinga yewe ku mutima wacu twakubikora ubu none ahangaha ngende wenda urugero ndi umugore n'umugabo w'uyunguyu mubwiye gukora ikintu runaka ni wowe widumbukije uragikora nari nyewe ko uhari urumva uretse se mbajije sheri wanjye urancuruje
mwozi iki kuri shere wanjye niho witanguranyije ubundi wambwira yuko ari icyo ushaka kungaragariza ku buryo mbwira ikintu shere wanjye kugikora akaba ari wowe ubyinjiramo kuva na kera habagaho intumwa wowe uri intumwa yande uri intumwa yande nuvuga ngo nyine intumwa ari Yesu. njyewe n'uyu Uri intumwa uri intumwa y'Imana. yande Yego. uri intumwa ya databukwe ya mabukwe ya ngiye kubwira intumwa ndiyo ndi intumwa Y'Imana. y'abakunzi ba Muhammad. Isiri 250 ntabwo bari nibwo bwa mbere ngeze nako ni ubwa kabiri yewe ni ubwa mbere ko ngendera intumwa yabo uri intumwa yabo Ni ukuvuga ngo niba ariko yavuze muri ibi ikintu bintu byacu ukakirengagiza. ntabwo bari babizi wikwiye gutera Oya, komantere oya. utabizi neza wikwiye ubeshyera nk'aba abanyamakuru usanga bari kuvuga ngo ndabona muri komantere rwanditsemo gukera gutya kandi ikiganiro azakiyapolodinga mu cyumweru gishize yewe kizaza nta kimwe ibyo rero nabivuze ukazajya upfa kubeshyera abantu uretse nkubaze uyu ari kuvuga ikintu akirengagiza ninde Ntabwo wabwiye ko nabyirengagije ntabwo yakirengagije okay noneho ndacecetse wowe va mu nzira Okay. urebe Aha. ko uretse ibihuha Yego. cyangwa nimba yanabikoze azakubwiza ukuri ati n'ubundi barabimenye nimba atanabikoze azakubwiza ukuri ntugahagarare ku kintu udafitiye amakuru nyiracyo atakwibwiriye ibintu byo kugendera ngo barambwiye mpari Dr. Emma hari ari twe ba nyirabyo tukaba turi kubikubwira ukaba kubyumva numva nta n'ikindi twagakwiye gukomeza kuganira icyo gihe ndi kumwe na doctor ariko yarabihakanye yavuze ko ari ukuri none ushingira ku kiri kuvuga ushingira gute uvuga ko atari ukuri Niki gituma uri nibyo gushingira nagombaga kukubaza nkakubwira gutyo nkamenya ko ari ukuri ngo wowe wabimenye rero uruhande rumwe mve n'urundi wabimenye ni ukuri birangira okay tubaze ibindi yewe ntabwo ndibubaze ibindi tubaze ndacyafite byinshi bijyanye ibindi n'ibyo utajyanye mu nshingano zacu ko birahari tubaze ibindi ujya utubaza ngo twaganiraga purani mufite ni iyihe dufite purani yo kubana ntabwo ari byo njye nakubaza gutyo wumva abantu bakundana bafite purani yo kubana none se undi ibintu byose uri kuvuga utwinjirira ushingiye ku ki ni ukuvuga ngo abantu bakundana bafite purani yo kubana sibyo abantu bakundana bafite purani yo kubyara ndabeshye ahubwo dogita yarakubonaga mu biganiro waramubonaga mu biganiro ahubwo urukundo rwanyu rwatangiye ryari ngo tumenye niba koko atari puranka cyangwa ari ukuri nagariwe tuze kubwira ko ari purake ya nababazaga mwanyemereye ko we mbabaza love each other Yego. turakunda Yeah. she loves me I love her so nothing else we can tell you bro it's for you So, you no, give me access just for listen, asking bro. Ni ngombwa tugusobanurire ibyo twahereye ntabwo twagusobanurira man Yego. ni ngombwa ngo Ntabwo usobanurire twagusobanurira. ngo natangiye gukundana na Dr. M ku itariki n'iyi igihe iki n'iki ukwezi ko nuko ni ngombwa mbivuge si ngombwa ndetse ku kiri kubimbaza turisibiza umwaka nyine ku kiri Umwaka. kubimbaza nk'uyu mwaka ni nk'uyu nguyu nk'uyu mwaka what else Maybe- what else maybe January Aye. maybe look at you bro August August. Yeah. What the fuck are you telling about us, bro? sha kari hatari Umuma. uvuga ngo mwarakundanye mu kwa mbere ese ko utagiye kutubarira amezi menya ko ari muri uyu mwaka muri uyu mwaka rega nanjye ndi umuntu ndatekereza muri uyu rega nanjye ndi umuntu ndatekereza none ko numva wapanitse mu mutwe ko numva wapanitse nk'aho ariwe dukunda ese njye nari shere wawe ku buryo Dr. M yakunwaye wakundanaga na Dr. M wenda namugutwaye ufite ikihe kibazo muri ko abantu ndabajya benshi mwarababaje abantu benshi bantumye babwire bishime rero akababaro oya Ninde? babwira akababaro gashire babwire ko dukundana kandi nta n'uwabihindura We love each other, bro. babwire ko nta kindi bahindura kuri ibyo simbateze iminsi ariko se kambabaza Ututeze iki? mbateze amahirwe ko wagira ngo uri Oya. gutandukanya we Mbateze ubundi amahirwe. bagutumye hari umuntu wakubwira ngo nshaka ko Bateze Fanny na amahirwe. Dr. M batandukana bateze amahirwe aho mwumva ikintu Boss yamutumye. umbaza Boss yamutumye. sobuja dupfite ni imfura pe ni imfura y'u Rwanda None. umuntu ubasha kumpemba None se arabizi neza ko ushaka gutandukana n'abantu. aya ntabwo nabatandukanya nishimye Dr. uri inshuti yanjye Yeah. Fanny nawe uri inshuti yanjye nawe ndi inshuti yawe ushaka kunandukanya n'umugabo wanjye kurumva bya Ni inshuti y'agahato. ni inshuti y'agahato ni ukurenzaho njye sinya mbeshya njyewe igihe ushaka kunandukanya n'umugabo wanjye ngo inshuti yawe mumaze igihe gitoya turwana ku musozo Ni gitoya tu, bimenye. Ariko ni mu mumaze mwaka. igihe gitoya ariko ntazibana zitakomanya amahembe nahoze mbivuga kare data mwapfuye iki igihe zakomanya amahembe ntabwo zirakomana Ntabwo amahembe biraba. ariko bimenye ko ntazibanza zidakomanya amahembe dushobora biteguye ko ari kujya ejo cyangwa mwibagize ejo bundi. nyakwigendera buri kimwe nta n'icyo nakora nawe kukwanga urugero nyakwigendera ari umuhanzi nturi umuhanzi urabizi Ni neza se umuhanzi.
urabizi neza ko ntari umuhanzi turi guplaninga cyangwa kubona abantu Muri badasohora guplaninga, indirimbo okay. ngo bajye kuri Yeah, oya yeah, yeah. uba ubona abantu batajya kuri kamera ngo basore indirimbo ukagira ngo Uri umuririmbyi. man hari benshi bapfa n'imishinga Umuririmbyi. hari benshi bapfa n'ibintu byose Dr. M agiye kugufasha kuba umuririmbyi umuhanzi njye nsanzwe ndi umuhanzi ahubwo wenda agiye kumfasha kuba nashyira ibihangano igihangano byanjye cyawe hanze mubyeyi. njye kubikubwira ngo bitabe iki uzabibonera kuri YouTube channel muma na views ukanda no ku subscribers Uzanagutumira. Yeah. ubone video ya nyayo n'indirimbo ya nyayo arega ari diro nabonye uraza ukaririmba indirimbo yahanga batarayisohora umuhanga wa nyayo atajya kuyisohora muri studio wowe ukazayisohora indirimbo yasohotse kera Siba ngo Dr. M Akumbonamo umwana. afite umwihariko yuko abantu bakundanye nawe bose bagira abahanzi. ntabwo bagira abahanzi ntabwo amatwi wumve dusanzwe turi abahanzi ahubwo adufasha kugira ngo bwa buhanzi bwacu bugire ahantu bugera ntabwo ari uko tuvuga ngo tugize abahanzi mani ntabwo wapfa kwishyiramo impano yo guhanga Turi kugana ku musozo ariko ndagira ngo clearing ikintu abantu bakuri iki kiganiro batagira ngo ni impangara ngo hangare ariko tuba turi kuganira